Yuvena bambwiye ko amaganga y'inkwavu ari ikintu gikomeye cyane agira akamaro kenshi, ibyo bintu byaba ari byo? Amaganga y'inkwavu rero ni ibintu bitangaje byo kubyumva, ni ibintu bitangaje. Yego. Amaganga y'inkwavu afite akamaro kenshi kenshi, igihe nabyikoreye ubushakashatsi ntaho narebeye. Ni ugufata igihingwa ugiye gutera, yenda urugero duhere ku bigori. Hari ahantu nateye ibigori nteza ifumbire y'inkwavu, bimaze kumera nkahita mfata amaganga nkagenda ngashyiraho. Ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze, ubu ni ukuvuga ngo ibigori byanjye ntabwo nigeze mbitera simikombe, iyi miti yose yica ziriya nkongwa zajujubije abantu. Genda nakoresheje amaganga y'inkwavu, uvuga ngo ibigori byanjye ni bizima, nta kibazo bifite. Turabizi ko mu Rwanda ibigori bikunze kwatakwa na nkongwa cyane. Ese bivuga ngo ibigori byanjye ntibirwara? Ibigori byanjye ntabwo birwaye. Nabitekereje kare ndavuga nti reka ibintu mbikoreho ubushakashatsi. Noneho nkumira nge rero inkongwa itarazamo. Nkimara gutera ibigori bikimara kumera, ubwo nibwo nahise njyana amaganga. Hari ukuntu tuyafungura ku rugero runaka, kuko nayo aratwika nk'indi miti yose iyo ushyizeho myinshi. Ndafungura ndagenda nshyiraho, nkajya mbikurikirana buri cyumweru, ubundi tubwira ko tugomba. Buriya ndi n'umufashamyumvire mu by'ubuhinzi mu karere mu murenge wanyu. Ndi umufashamyumvire, ubundi busanzwe rabu yarampuguye. Ni amata yabyaye amavuta. Ndi umufashamyumvire. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kuko ibintu by'ubuhinzi mbizi mbyumva cyane, natangiranye n'igihingwa rero. Yego. Ntangira nsukaho ya maganga kugira ngo nkumire ya nkongwa. Kugeza n'umunsi wa none nanjye birasambuye nk'uko ibindi bisambuye, nta wundi muti nakoresheje. Mfite akabazo. Nahinze imboga mu rugo iwanjye zirwara udukoko, ariko ndavuga nti kuko ari ibibabi sinatera iyi miti dushyira nko ku mavoka. Yego. Ndibaza ya roketi. Nakoresha nanjye amaganga? Wakoresha amaganga. Ibyo hano mfite abantu batanga ubuhamya, bari barahinze amashu, ndagenda mbona amashu yabo yatangiye kurwara. Ndababwira ati mwebwe rero muze mbaho umuti ku buntu, nta kintu muratanga na gitoya. Ubwo nibwo baje mbereka uburyo babigenza, mbereka uburyo bafungura ya maganga, maze kuyabereka baragenda batera ku mashu yabo. Ndetse n'ikimenyimenyi amashu yabo yarakuze aba manini, birinda birangira amasharera bashobora ku isoko. Ikintu gitangaje, amaganga rwose ararwanya indwara, utu dukoko dufata ibihingwa, izo mboga twavugaga, iyo nkongwa mu bigori, amaganga yarabikemuye. Ariko ngo ni n'ifumbire. Amaganga ni n'ifumbire nyine, ni amaze ibintu bibiri mbese muri make. Ni ifumbire kandi ni umuti wica ubukoko. Yenda kera hari ukuntu ngerageza nkorana n'abazungu bashoraga ibintu hanze by'ububoshyi. Nakubwiye ko nkora ibintu by'ubugeni. Cyaraziraga gushyiramo ibintu bya parasitike, yenda nk'imifuka, nk'ahantu ujya ubona ibiseke bibohesheje imifuka. Biba byaziraga kujya hanze, bo ntabwo byajya hanze. Natwe iyo twabikoraga twageragezaga kubihisha ku buryo bigenda bitagaragara. Abantu bo hanze nibo baduha ibyo ngibyo, iyo miti n'iki niho biva, ariko natwe tugomba kwikorera ubushakashatsi bwacu nk'Abanyarwanda. Rwose ya maganga y'inkwavu arabikemura. Aha, ndashaka kuba umuhamya rero. Ndabizi ko wowe ni ukuvuga ngo ukora ibyo bintu by'ubugeni, ariko burya ikintu bita uturima tw'igikoni, yaba ari amashu, yaba ari ikindi kindi, ni ukuvuga ngo ni iby'abamama. Ndashaka tubwire, koko uremeza ko aya maganga nta nkongwa ziza mu byo wateye iyo wateye amaganga? Nta nkongwa.